dutangiriye hano ku ruhande umukobwa avuga ati none se wumvise amakuru? Mugenzi we amwitegereza avuga ati ayahe makuru se? Undi aramubwira ati subiza ikibazo cyanjye nkubajije. Mugenzi we avuga ati oya nta makuru nigeze numva. Uyu avuga ati ni ibintu biri simple cyane. Noneho aka kanyereka nze nkubwira amakuru rero. Ati igikomangoma kigiye kugaruka ahangaha mu rugo. Undi atunguwe avuga ati none se igikomangoma William umwana w'umwami? Undi avuga ati cyane rwose niko bimeze. Undi ati ni gute wabimenye se ibyo ngibyo? Mugenzi we ati numvise igikomangoma kazi kirimo kubiganira n'igikomangoma kuri telefone barimo kuganira. Bano baramwenyura ni ibwami dutangiriye. Ati rwose ari buze kugaruka agarukana na Great One cyangwa se ari buze kugaruka ari umuntu wadanje nyine. Kuva uriya musore bamubyara akiri umwana mutoya akava ahangaha muri ubu bwami ntabwo yigeze yongera kugarura ibirenge bye muri iyi community cyangwa se muri iki giturage. Uyu nguyu avuga ati narumvise ngo ni umusore uri handsome cyangwa se mwiza cyane nyine. Undi avuga ati ntabwo ndimo kubasha kubyumva. Ngo wumvise ngo ni umusore uri handsome mwiza? Ati cyane rwose. Ati wabyumvise kuri ndese? Kubera ko umuntu wenyine uzi uriya musore ku isura ni igikomangoma kazi ndetse n'umwami kazi ndetse n'umwami wacu wapfuye kera. Ntabwo yarazi uriya musore igikomangoma ku isura. Nyagasani ni umusore nyuma yo kuvuka ngo yahise acaho aragenda ntabwo aragaruka ahangaha. Uyavuga ati anyway njye nyine nta muntu nigeze mbyumvaho tu. Ikintu nzi neza nyine nuko wenda kubera ko ari igikomangoma agomba kuba ari umusore mwiza nyine wadanje. Ndetse kandi urabibona igikomangoma cyacu gisanzwe ari cyiza kiri beautiful. Noneho n'umwamikazi Lolo nyine ni beautiful nawe ni mwiza. Bityo rero byanga byakunda igikomangoma kigomba kuba ari umusore mwiza uko byagenda kose. Nabaja bari ahangaha ibwami barimo kuganira. Uyavuga ati hanyuma se aramutse adasa n'abantu bose bari ahangaha cyangwa se adasa nabo mu muryango we wabibwirwa n'iki? Undi avuga ati ibyo ngibyo ni gute bishoboka se? Ibyo byashoboka gute? Byanga byakunda agomba icyo cyatse kuvuga agomba gusa nabo mu muryango wagasa n'igikomangoma kazi ndetse n'umwami kazi. Bityo rero aho ngaho wisimbuka ngo ujyeyo ibyo ngibyo ntabwo byashoboka. Baruhutse umutima cyane. Nabaja dutangiranye baba barimo kuvuga amazimwe nyine. Undi amubwira ati urabizi uri umuja. Undi avuga ati hanyuma se nanjye ariko kandi nkaba ndi umuja nyine. Bityo rero ni igiki gituma utekereza ko igikomangoma William azigera na rimwe na gatoya agirana isano ashobora kugirana natwe abaja bahangaha b'ibwami? Oya ngo yaruhutse umutima amwenyura cyane avuga ati nyitegereza ndeba unyitegereza neza cyane. Nje ntabwo ndi umuja uraho gutyo gusa ndetse kandi njye ahubwo ndi first class ahubwo ndi umuntu wadanje. Ati itegereza ahangaha muri iki giturage cyose maze uhange ijisho urebe abakobwa bose ntabwo bari ibyuki ntabwo basa neza. Bityo rero ngiye bose ndabarenze mu gusa neza ndi icyuki cyadanje. Mugenzi we araseka cyane araseka nuko dutangiye ntagire isura wibagirwa. Ati ngo first class ewane undi yirya cyane nabaje wari ahangaha. Ati rwose first class aramuseka cyane. Ati rekeraho ngaho kwishuka wa mukobwa we rekeraho ngaho kwishuka rwose. Babisekamo sasa ahangaha ku ruhande hari urimo kuvuga ati interview igiye gutangira nonaha ndetse kandi ndabasaba ko mwembi uko muri babiri mugendera ku mategeko n'amabwiriza y'ahangaha ibwami kubera ko nimuramuka mutabikoze muri buze kuba disqualified cyangwa se muri buze kubura akazi kubera ko mwanyuranyije gusa n'amategeko y'ahangaha ni ibwami. Ati ndumviswe neza cyane se n'abasore babiri bari ahangaha bavuga batego rwose turakumvise igikomangoma kazi. Uyu mukobwa niwe igikomangoma kazi bavugaga babaje dutangiranye. Ati wake nta kibazo. Ati rero wa musore we uce abangaba bagenda ubohereza umwe kugira ngo nyine tujye tuganira cyangwa se mubaze nyine ibyo ngomba kumubaza kandi ibyo ni iby'aka kanya. Rero ni igikomangoma kazi ahita acaho uyu uca babwiye kugira ngo yinjize aba basore ahita avuga ati mwese nimusubire mu nshingano zanyu. Ubwo bigaragara ko ari we nyine ukuriye abakozi bahangaha bose. Ati mwese nimusubire mu kazi kanyu. Abaja bahita baca hano ku ruhande barimo kugenda. Umwe muri ba basore baje gushaka akazi yitegereje umukobwa umwe aherayo cyane avuga ati nawe genda usubire ku nshingano zawe hariya ku marembo wa muzamu we cyangwa se wa murinzi we n'abasekirite nabo bacaho baragenda. Ati hanyuma wowe musore
vipi zawe, ngaho genda ujye kwinjira usange igikomangoma akazi rero utangire interview. Ati genda ariko wa musore wigenda caho genda. Ati oya ngaho subira rero, subira hariya waruri, wowe uri hariya usigaye genda. Mbese aramubwiye ngo agende, agiye kugenda arongera aragaruka. Ati wowe caho genda, ngaho angera usubireyo wowe ndimo kubwira. Ndavuze ngo subira inyuma gatoya, ni umusore ukuriye abasekirite ahangaha. Oya ngaho genda haburi, oya subira inyuma nyagasani. Aramuzengereza amusubiza inyuma. Ati genda ariko genda. Areba amwe ati oya ibyo nibyo rwose, ibyo ngibyo ndimo kubikora kugira ngo ngerageze inaji zawe, ngerageze imbaraga zawe. Ntabwo uri ahangaha kugira ngo uryame, ibyo ngibyo ugomba kubimenya. Ngaho wowe caho rero gendamo hariya mu nzu, genda hariya. Uyu musore wa mbere niwe wagiye. Ati genda ariko genda, urimo kwihuta cyane uburyo urimo kugenda nta tubaraga. Uyu ngo yahita avuga ati oya banza uhagarara ahangaha ngusake, ni ibwami hari abasore baje gusaba akazi ahangaha. Ndetse uyu nguyu yitegereza cyane. Ati hanyuma se izina ryawe witwa nde? Uyu nguyu usigaye ahangaha arasubiza ati ngiye nitwa Okolo. Ati nitwa Okolo. Amureba ni umusekirite w'ahangaha ibwami cyangwa se ukuriye ibwami. Amureba cyane, amureba. Ndetse ahangaha ku ruhande ntabwo byatinze, wa musore twabonye bigaragara ko bamuhaye akazi. Uyu uca ukuriye abakozi avuga ati rero reba uburyo ibintu bigiye kugenda. Uyu nguyu ni umurinzi w'ibwami mushyashya, aka kanya agiye gukorana natwe cyangwa se agiye kuba ari gukorana natwe nyine nk'umurinzi mushyashya. Bavuga bati urisanga cyane. Uyu bari kumwe amubwira ati urisanga. Uyu musore avuga ati mwese ngo ni Okolo, mwese ndabashimiye cyane. Uca ahita avuga ati oya ntabwo ari ngombwa ngo mwenyure cyane wa muginga we. Uca nuhagarariye abakozi b'ibwami ati urabibona twese ahangaha dufite amategeko n'amabwiriza. Muri iyi ngoro itegeko rya mbere, kuryama mu nshingano cyangwa se uri mu kazi ntabwo byemewe. Ikintu cya kabiri nanone, nta magambo y'urwango yemewe ahangaha muri iyi ngoro y'ibwami. Ntabwo ugomba gusuzugura buri muntu wari wese w'umusini yuri ahangaha wagutanze mu kazi. Nanjye ndimwo, ibyo ngibyo ugomba kubimenya. Urabona ariya marembo cyangwa se kiriya gipangu kiri hariya nizo nshingano zawe ugiye gukora nonaha. Ntabwo ariya marembo ugomba kuyavaho cyangwa se kiriya gipangu nge ntabimenyeshejwe cyangwa se ngo umbwire. Bitihise uzahanwa by'intangarugero bikomeye cyane. Okolo avuga ati yego nyakubahwa ndakumvise neza cyane. Ati ndakumvise, ngaho nimusubire mu kazi kanyu rero sasa. Ni umusore mushyashya bahaye akazi ahangaha, aje nk'umurinzi w'ibwami kugira ngo nyine nawe akore akazi ke. Mugenzi we yamuzaniye ibyo agomba gukoresha, ndetse uyu musore yatangiye akazi ahangaha arimo kurinda amarembo y'ibwami. Ari ahangaha hari uwaje ahangaha ku ruhande kumwitegereza cyangwa se ahagarara ku ruhande akomeza kwitegereza hano ku marembo. Uyu musore yihagarariye neza cyane akomeza kumwitegereza, ndetse amaze kumwitegereza ahita acaho aragenda. Nuko nguko tugatangiye, ukubera ko kwaya ari ugutanga indenzwa ndetse umutima akaba ari ukuzigama. Aha no ku ruhande abaje b'ibwami baje gukomeza kuvuga amagambo ati bebuzi, ati bino bintu murimo kuvuga ni ibintu bidashoboka kuri twebwe rwose. Ni umukobwa uri ahangaha, ni ibintu bidashoboka kubera ko igikomangoma nikiramuka kigarutse ahangaha muri iyi ngoro ndetse no muri ubu bwami, nta nubwo ashobora no kuba umwe muri twebwe yanadushishikaza kubera akazi kacu dukora ahangaha. Kuko akazi kacu ubundi dukora nyine nk'abantu babaje b'ibwami already karatudisqualifying nyine, kagatuma twebwe nta gaciro tugira kuko igikomangoma cyatureba. Bityo ibyo ngibyo murimo kwivugishwa ngo byo kuba ngo umwe muri twebwe ngo yashyingiranwa n'igikomangoma, wapi, kubera ko umwami ndetse n'igikomangoma kazi ngene yiziye hariya hirya ku ruhande ntabwo bashobora kwemerera igikomangoma kuko bashyingiranwa natwe, kuko twebwe turabaja bahangaha ibwami maids nyine, turabaja rwose. Ndimo kubabwira. Uyu wo ku ruhande ahita avuga ati wowe rwose utekereza nk'umukobwa wo mu cyaro rwose nzi neza cyane. Mugenzi avuga ati wintuke ntontoke rwose. Ati ngo ndimwa kugutuka. Mugenzi ati ahubwo ijambo ngo umukobwa wo mu cyaro nta nubwo ari n'ijambo rikubereye, ahubwo aka kanya kugira ngo mbashe kukuba nakuvuga, kuko wowe ufite low thinking cyangwa se utekereza gakeya, ufite
sinzi ukuntu utekereza gakeya cyane, ikirenze n'ibyo ngibyo ni nacyo kibazo mwese mw'abakobwa mwe turi kumwe ahangaha mbafiteho mwese, kuko mwebwe wagira ngo ni environmental influence, mutekereza biciriritse cyane. Ndavuga ati Clara, aka kanya rwose urimo kudutuka, uyu nguyu yitwa Clara, urimo kudutuka ahangaha rwose kandi ntabwo ibyo ngibyo dushaka kubyumva. Ndavuga ati umbabarire cyane, mumbabarire rwose niba ubyumvise muri ubwo buryo, gusa ariko nyine icyo ngiye ndimo kuvuga aka kanya, ndimo kuvuga ibintu birimo kugaragara neza cyane. Ngaho nimwitegereze murebe uko tumeze ahangaha. Ni Clara ati none se mwigeze mureba abakobwa bose batuye muri iki giturage cyacu? None se abakobwa bo muri iki giturage umwiza kuturusha, uri beautiful, w'icyuki kuturusha ni uwuhe? Uyu nguyu twatangiranye arimo kuvuga ngo byanga byakunda ngo nyine igikomangoma kigomba kumureba, ahita avuga ati Clara, uyu mukobwa amaka urimo kumwumvira nibyo arimo kugerageza kutubwira, ese no kubera iki uri meze uku nguku ubundi? Ati none se arimo kuvuga ibijyanye n'iki kugira ngo mbasha kubyumva? Uyavuga ati twebwe turi abakozi bo mu rugo cyangwa se turi abaja nyine, ndetse kandi ntabwo bishoboka kukuba igikomangoma gishobora kukuba cyashyingiranwa na palace maid uri common cyangwa se umuja wibwa muri aho ngaho gutyo gusa. Uyu mukobwa Clara avuga ati none se ibyo arimo kugerageza kuvuga nyine ni ibihe kugira ngo numva ibyo ndimo gukoraho ikosa? Uyavuga ati hey bakobwa, ati mwese nimutuze rwose, nase ubundi ibingibi murimo ni ibihe? Ibyo murimo ndagira ngo munyumve neza cyane rwose. Ati buriya iherezo niryo ritanga igisobanuro cya nyacyo. Araseka cyane, umwe twatangiranye arimo kuvuga ngo wumvise amakuru we yifitiye ibyizere byinshi. Clara avuga ati nari ntekereje ko aka kanya ufite ikintu kiri reasonable wari ugiye kuvuga, none ugiye kuvuga guzwa ubugambo gusa, mbese ari ikinnye cyane. Avuga ngo buriya mubimenye ni ngewe igikomangoma kizareba, nyine ni ngewe ibyo murimo byose murimo kurushywa n'ubusa rwose. Ati kandi niba mutari munabizi ni umukobwa wibereye ahangaha none twatangiranye. Ati igikomangoma ni icyanjye rwose niba mutari munabizi, ahubwo undi nawe abivuga yihagazeho cyane. Ati nimuvuge chizi, mbese bavuge chizi amenya agaragara we. Ati nimurebe uyu nguyu ureba rwose. Undi avuga ati njyewe ni Clara, njyewe ibyanjye nabivuze, igikomangoma nta muntu ugomba kukintwara uko byagenda kose, kuko njyewe ni njyewe princess ahangaha. Undi nawe avuga ati ariko nanjye igikomangoma ndagishaka, nabaje b'ibwami nanjye ndagishaka, bose barikina. Ati nta muntu uko byagenda kose, nta muntu ushobora kujyana igikomangoma ngo akintware, uko byagenda kose agomba kuba uwanjye. Barahanga barimo kuganira, umusekirite wahanga cyangwa se umurinzi wahanga arimo kubitegereza uburyo barimo kuganira ahangaha. Ati ikirenze n'ibyo ngibyo, ubundi se ninde udashaka kuba umwamikazi w'ubu bwami? Ninde udashobora kuba umwamikazi? Undi avuga ati oya, njye ntabwo ibingibi ndi kubifata personeri, ibyo ndimo kuvuga uko byagenda kose nuko igikomangoma ari icyanjye. Igikomangoma kazi cyasohotse ahangaha kibona abaja barimo kuganira hariya. Mw'abakobwa mwe muri gukora iki aho ngaho? Buriya bahita bacaho baragenda, barimo kuvuga amazimwe menshi cyane ngo buri wese igikomangoma kigiye kuza ngo nike ibintu nk'ibyo ngibyo. Reba hano hasi ukanda ku ibuto ya like niba tugatangiranye, ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo buri uko nshyizeho agasobanuye kuri iyi channel uzajya ukabona bitakugoye. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane, nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni 0788202788, ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mumva. Ahangaha ku ruhande wa musore uce ukuriye abakozi bahangaha ibwami kuri palace yicaye ahangaha. Uyu musore mushyashya ngo ni Okoro, nuko nguko yaje avuga ati urampamagaje rwose cyangwa se untumijeho, uce amubwira ati kuramo izo nkweto wambaye. Okoro avuga ati excuse me, ati ese niki nigeze nkubwira ku bijyanye n'imyambarire y'abakozi bahangaha ibwami? Icyo nshatse kuvuga ibyo ngibyo wambaye ni ibikize, kuramo ibyo bikweto wambaye. Nyagasani ni umukozi mushyashya ndetse uce bigaragara ko ameze nk'urimo kumunyuzura. Ati kuramo izo nkweto none hano urangiza uhita uzirambika ahangaha kuri aya meza. Okoro bamukurishamo inkweto yari yambaye, gake amaze kuzikuramo azirambika ahangaha. Uce avuga ati hey, ati rwose biratangaje cyane. Ni uce undi nawe amwitegereza amureba avuga ati Okoro, ese igisobanuro cy'ibi ngibi ni ibihe? Ni inkweto yari yambaye ahangaha. Undi amubwira ati none se izo si inkweto. Umusore uce avuga ati none se
ni ryari byatangiye kukuba umuntu yakwiyambarira nyine mu buryo ashaka ahangaha muri iyi ngoro muri palace. Uyu musore okoro avuga ati izo nizo nkweto zonyine mfite zonyine gusa. Undi avuga ati nizo nkweto zonyine gusa. Undi avuga ati none se ko n'ubundi utigeze unyemerera kukuba nakwambara za nkweto z'umweru kandi izo ngizo akaba ari zonyine nsigaranye ahangaha. Uyu musore uca azijugunya hano hasi, azishyira hano hasi ati ngaho caho genda rero, genda va ahangaha. Umusore okoro agiye kugenda hari uwaje avuga ati hanyuma se nibiki bijya mbere ahangaha. Umusore ahita yunama avuga ati ndagusuhuje gikomangoma kazi cyanjye. Ni igikomangoma kazi cyari kije ahangaha. Ati nyine uyu musore inkweto zanjye arazifatiriye, nibyo biri kujya mbere ahangaha. Igikomangoma kazi kivuga kiti ngo inkweto zawe arazifatiriye. None se nukubera iki inkweto ze ushobora kuzifatira? Uyu musore arimo kumureba. Uyu musore uca avuga ati igikomangoma kazi ati bene izi nkweto ntabwo tuzemera ahangaha muri iyi ngoro, ndetse kandi ibi ngibi ni imyambarire nyine itesheje agaciro cyangwa se itari ngombwa ahangaha muri iyi ngoro. Ati bityo rero ndakwinginze. Uyu igikomangoma kazi abaza uyu musore okoro ati none se hari izindi nkweto ufite? Ati yego izindi nkweto ndazifite nyine, ariko nyine nizo nari mfite nazo yazitwaye, nizo nari nambaye mbere. Uyavuga ati inkweto ze hita uzimusubiza nonaha, kuko wowe ntabwo uri muri pozisiyo zo kubwira uyu musore ibyo agomba kwambara cyangwa se ibyo atagomba kwambara. Nyagasani, igikomangoma kazi kimeze nkaho kirimo kurwanira uyu musore mushyashya okora waje ahangaha nk'umurinzi. Ati inkweto ze zimusubize nonaha, zimusubize nonaha. Ndavuze ngo inkweto ze zimusubize nonaha nonaha nonaha. Ndavuga ati ngo iki? None se utavuga ati oya ntabya, ariko inkweto ze zimusubize nonaha. Nyagasani, igikomangoma kazi kirwanira uyu musore mushyashya ahita zimujugunyira ngo afata wa muginga we. Uyu musore nawe amureba avuga ati urakoze cyane gikomangoma kazi cyanjye. Uyu mukobwa ameze nk'uri kurwanira uyu musore tu amurwanira. Yafashe inkweto nawe acaho, ndetse uyu musore uce nawe arimo kumwitegereza cyane amureba uburyo buriya ataye agaciro. Amuginga we ndimo kukureba, ndimo kukwitegereza cyane. Nuko nguko tugatangiye sasa. Ahangaha mu nzu hari umusaza uhicaye bigaragara ko ameze nk'utegereje cyane, ndetse uyu musore mushyashya cyangwa se uyu murinzi mushyashya waje ahangaha yamanutse ahangaha aturutse hejuru mu nzu, aza gake gake, ndetse uyu mugabo aramubona. Uyu musore aza yegera ahangaha avuga ati ndagusuhuje cyane. Undi nawe aramusuhuza ati bite se? Ati ni byiza. Hanyuma se ni wowe musekirite mushyashya? Ati yego rwose. Aramwitegereza avuga ati yego rwose ni njyewe musekirite mushyashya cyangwa se ni njyewe murinzi w'ibwami nyine mushyashya. Ati oke nta kibazo rwose. Umusore okoro arangije ahita acaho aragenda. Uyu mugabo nawe asigara ategereje. Nyuma y'akanya uce yamanutse ahangaha ndetse ari kumwe n'umwamikazi w'ahangaha. Uyu musore araza ndetse n'umwamikazi ahita aza avuga ati ndakubona rwose ndakubona. Ati umeze gute se? Meze neza cyane. Umwamikazi araza yicara ahangaha. Ati none se mwamikazi wanjye uyu munsi umeze gute? Undi avuga ati urabizi meze neza, ariko nyine ntabwo nishimye. Ni umwamikazi w'ahangaha. Oya avuga ati ngo ntabwo wishimye. Atunguwe cyane. Mbese muri makeya umwamikazi wa Umuwago village aka kanya ntabwo wishimye? None se n'ikihe gishobora kuba ari ikibazo gituma ushobora kuba utishimye mwamikazi wanjye? Uyavuga ati bahinduye itariki. Umusaza avuga ati none se bahinduye itariki bayigira itariki nshyashya? Umwamikazi avuga ati yego niko bimeze. Umugabo avuga ati none se ubihagazeho neza cyane ko itariki batazongera no kuyihindura nanone ahubwo? Umwamikazi avuga ati oya ntabwo ariko mbitekereza, kubera ko babizi neza ko ari hano cyangwa se ari hano hafi. Niko avuze umwamikazi, kubera ko bazi ko umuntu w'igitsina gabo nyine ubwo baziranyeho neza ari hano hafi, kubera aje mu kiriyo cya papa we cyangwa se gushyingura papa we. Bityo rero ntabwo mbihagazeho neza ko bazigera bongera guhindura itariki, ngo hari umuntu wageze muri izi nce nyine bakaba banabizi, bityo ntabwo bakongera guhindura itariki nanone. Ni umwamikazi. Uyu mugabo avuga ati urabizi nyine, kubera ko uyu nguyu cyangwa se uwo nguwo w'igitsina gabo aramutse adahari ntabwo hashobora kubaho ikiriyo cy'umwami cyangwa se ngo umwami abashe gushyingurwa. Ni umuntu barimo kuvugaho. Ati cyane rwose ndabizi. Umugabo avuga ati well ndahangaha rero kubijyanye n'icyo kiriyo nyine cy'umwami kugira ngo tubashe kukivugaho.
urabizi ni amezi 3 yose, ndetse kandi hameze nk'aho ari kera, ariko nyine nanone hakaba hegereje cyane. None se ni gute witeguye ubundi, cyangwa se murimo kubitegura? Mbese muri makeya hari umuntu uri inaha hafi, ndetse abantu bagenga amatariki yo gushyingura umwami wapfuye bakaba babizi ko uwo muntu w'igitsina gabo ari hano hafi, bityo ntabwo bazigera bongera guhindura itariki. Ndetse hakaba hasigaye amezi 3, bigaragara ko bategereje amezi 3 kugira ngo umwami ashyingurwe, ariko nubwo ari kera hakaba ari hafi nyine tu. Ese imyiteguro uyigeze hehe? Uyavuga ati urabizi nyine nk'uko usanzwe ubizi, imyiteguro irimo kuba neza cyane, bityo nta guhangayika. Umusaza avuga ati ndishimye cyane ibyo ngibyo kuba ndimo kubyumva cyangwa se mbyumvise. Reka nizere ko umeze neza mwamikazi wanjye. Umwamikazi avuga ati meze neza cyane, kukuba aka kanya nkubonye rwose aranamwenyura. Nuko nguko tugatangiye ati kandi urisanga cyane, urisanga ahangaha muri ubu bwami. Sasa wa muja w'ibwami twamenye ko yitwa Clara, yicaye ahangaha ndetse ameze nk'uri gutekereza cyane. Abaje bari kurwana, ariko we yavuze ati ni njyewe cyuki cyane mu bakobwa b'ina ahangaha. Igikomangoma uko byagenda kose nikiramuka kije kizaba icyanjye. Wa musore uce ubagenga nk'abakozi yaje kwicara ahangaha atuje cyane, ndetse Clara arimo kumwitegereza cyane. Areba nawe aramureba avuga ati iki se ko umpamagaye nyine, umpamagariye iki ahangaha? Ati yego ndaguhamagaye rwose, kandi naguhamagaye kare cyane rwose. Nese ubundi wari uri gukora iki igihe naguhamagariye? Uce araseka cyane ati ikintu cy'ingenzi se uko ndahangaha, ubundi ibyo bindi byose urimo kwivugishwa n'ibiki? Clara amureba avuga ati okay fine, ntaribi. Ati ngewe hari ikintu nshaka kukubaza, kandi icyo kintu nshaka kukubaza ni ingenzi cyane birenze urugero. Ati nkawe ukuriye abakozi bahangaha muri iyi ngoro y'ibwami, ndabizi byanga byakunda ko ufite 45% by'ubwenge cyangwa se by'ubumenyi by'ibintu byose bibera ahangaha muri iyi ngoro y'ibwami, siko bimeze se? Uyu musore abitekereza avuga ati hanyuma se urimo gutwara uganisha hehe, cyangwa se niki ugamije kuri ayo magambo urimo kuvugaho nonaha? Umukobwa Clara avuga ati uherutse gutwara umwamikazi Lolo ndetse na princess. Buriya iyo bavuze ngo ni Lolo cyangwa se umwamikazi, niyo ntaba nta mwami uhari. Umwamikazi iyo atarimikwa ngo agirwe umwami, ntabwo aba ari umwami nyine, ntabwo yaba umwami, aba ari umugore w'umwami ariko udafite ububasha nyine nk'ubwo umwami, niyo mpamvu bamwita Lolo. Ati watwaye Lolo ndetse n'igikomangomakazi ubavana ahangaha ibwami. Rero nari ndimo kwibaza igihe wabatwaraga, uza ahantu bari bagiye cyangwa se bari berekeje icyo gihe ubatwara? Uce abitekereza avuga ati buretse gatoya. Clara noneho ukuri rero, njyewe ikintu nzi neza cyane nuko njyewe nabajyanye nkabageza ku kibuga cy'indege, hanyuma njye ngahita nigarukira ahangaha ibwami nyine mu ngoro. Clara abitekerezaho cyane. Uce avuga ati ariko buretse gatoya, none se hari ahantu hari ikibazo gihari rero? Undi avuga ati none se ni wowe urimo kumbaza ibyo bibazo ahubwo? Ati njyewe ndatekereza igikomangoma cyaragarutse ahangaha mu gihugu cyacu, ndetse kandi bari bagiye Lagos kureba igikomangoma. Oyo Ocha avuga ati ngo igikomangoma ngo cyaragarutse, ngo bari bagiye ngo muri Lagos kumureba. None se nukubera iki bagenda bakajya Lagos kureba igikomangoma? Kandi ubundi igikomangoma nyine kiramutse kigarutse kigomba kugaruka ahangaha mu rugo ubundi. Uyu mukobwa Clara azunguza umutwe ati oke, njye nawe tubiziranyeho neza cyane ko igikomangoma cyavuye inaha muri iki giturage akimara kuvuka, ndetse kandi nta hantu azi cyangwa se akaba nta hantu azi nyine muri iki giturage cyangwa se no mu migi y'inaha. Ndatekereza rero bari bagiye Lagos kugira ngo bamugarure inaha muri iki gice cyangwa se muri iki giturage dutuyemo. Uyavuga ati ni uce igikomangoma cyashyuhije abantu bose, cyabashyuhije. Ati ndatekereza rwose aka kanya ufite powe ibyo urimo kuvuga, noneho rero Clara ndimo kukumva. Clara avuga ati nibyo navugaga. Ati ariko rero nyine Clara, ibyo ngibyo nta business yanjye irimo, byose nta na kimwe kindeba byose nta na kimwe kindeba. Clara avuga ati ese koko ushobora kubihagarika koko? Oke bihagarike rwose, bihagarike rero. Ati urabizi nyuma yuko umwami wacu afarinze out cyangwa se nyine apfuye, igikomangoma nicyo kigomba guhita nyine gishaka umugore, hanyuma mu gushakisha umugore akaba aribwo bahita bamuhereza ikamba ry'ubwami nyine kugira ngo ayobore ubwami. Niko bigomba kugenda. Ati nibyo urimo gutekereza se? Ati cyane rwose, ndetse kandi ndagira ngo wumve neza cyane. Clara akurura agatebe ahangaha aza yegera Uce ati reka nze nkubwire, urabizi ko uri inshuti yanjye nyine magara cyane rwose.
ndetse kandi ngiye nawe urabizi ko turi abantu badanje nyine n'ibiki byose, noneho chief guard, noneho nanjye akaba ari njyewe ukuriye abakozi bo mu rugo ahangaha. Mbese uyu nguyu niwe ukuriye aba security barinda ahangaha, uyu uce, noneho uyu mukobwa akaba ari ukuriye abakozi bo mu rugo bahangaha. Ati reba ngiye ndashaka ko unkorera campaign rero mu tuntu tumwe natunga herero nyine no ukahambere nyine ibintu by'ibyo. Uyu musore uce araseka cyane. Undi waderese no kubera icyo urimo guseka wana, nta kintu gisekeje ahanga. Undi avuga ati ibyo birahagije wana, birahagije rwose. Ni uce aseka cyane avuga ati Clara, ati mbese muri make urashaka ko nzajya nkumenyera amakuru narangiza nkayaguhereza? Nese uhanganye nande? Ninde muhanganye ku buryo nyine ushishikajwe n'igikomangoma cyane? Ubundi uri mu biki? Undavuga ati waretse ibyo bintu koko ukabihagarika. Icyo nshatse kuvuga ndagira ngo unyitegereze neza cyane. Nindamuka mpindutse lolo wahangaha muri ubu bwami, cyangwa se mpindutse umwamikazi, ngiye nzakugira umukire cyane, noneho nkugire icyamamare, nkugire umuntu uri powerful ufite imbaraga. Ikirenze n'ibyo ngibyo, ngiye nzakugira umuntu ukiri mutoya, cyangwa se ari we muntu ukiri muto uzaba uyoboye kabine y'ibwami yose n'ubuyobozi bw'ibwami bwose. Ibyo ngibyo nzabigukorera rwose. Uyu musore uca avuga ati ndakeka rero aka kanya ndarangizanyije n'iki kiganiro twari turimo kuvugaho nonaha. Yihagurikira agacakagenda ati uce wikwitwara uko nguko nta kinyabupfura, ariko uce wamuginga we. Ni umukobwa witwa Clara ngo agomba uko byagenda kose kubana n'igikomangoma kugeze kibaye umwami noneho agahita aba umwamikazi w'ahangaha. Kandi n'umuja Clara yaje kwicara ahangaha ku ruhande munsi y'igiti arimo kubitekerezaho cyane, ngo byanga byakunda agomba kwiyegurira igikomangoma kigiye kuza, ngo kuva cyavuka ntabwo cyari cyagera inanyine bahise bagitwara. Wa musore mushyashya twabonye Okoro yaje ahangaha afite n'agati avuga ati hayi bimeze bite se? Clara amuca amazi areba igiti ati none se nakwicarana nawe ahangaha? Twabonye uyu musore ari no muri interview yitegereza uyu mukobwa cyane akamukurikiza amaso. Clara avuga ati Okoro ahangaha ni ingoro y'ibwami, ndetse nge nawe akaba ari ahantu dukora, bityo rero ntabwo ari muri restaurant. Rero rekera aho ngaho kumbaza niba ushobora kwicarana nanjye cyangwa se uticarana nanjye. Ibyo ngibyo rekera aho ngaho kubimbaza rwose. Uyu musore Okoro arabyumva neza cyane, yitegereza avuga ati well urakoze cyane. Yicara ahangaha ati hanyuma se urashaka iki? Ni Clara yamwiriyeho cyane, yamuciye amazi. Okoro abitekerezaho avuga ati urabibona Clara, rwose uri icyuki cyane pe, you are beautiful. Clara arahutse umutima amureba ati nese ibyo ngibyo nibyo ushaka nonaha? Nibyo unshakaho? Umusore avuga ati well yego nyine nako nyine oya icyo nshatse kuvuga nyine ati nge ndashaka ko nge nawe twaba inshuti pe, nicyo kintu nifuza. Clara abitekerezaho amureba avuga ati Okoro harya niko witwa? Ati yego rwose niko nitwa. Amureba ati nkuko urimo kubibona twese ahangaha twese turi inshuti, kuko twebwe ibintu byose tubihuriyeho kandi dukora n'ibintu byinshi cyane duhuriyeho. Uyu musore Okoro avuga ati nyine yego ndabizi ibyo ngibyo, ariko nyine ndashaka ko nge nawe twaba close friends, inshuti zegeranye cyane very close friends, inshuti zegeranye cyane cyangwa se zifitanye umubano wa danje. Uyu avuga ati reba nge ntabwo nzi ahantu urimo kuganisha wa musore we Okoro, ariko urabona nyine bino bintu urimo kugerageza kuvugaho nonaha, ibyo urimo kuvuga nge ntabwo binshishikaje na gatoya nyine tu. Genda ujya gushakisha uwundi muntu ari we ujya kubwira ibyo bintu, kuko ngewe ntabwo binshishikaje na gatoya. Uyavuga ati wa mukobwa we Clara nge ndi serious kuri ibi bintu ndimo kukubwira rwose, ni ukuri ndi serious cyane, ndakomeje cyane wa mukobwa we. Nge ndashaka ko tuba inshuti ziri close cyane, zegeranye cyane undavuga ati reba Okoro ngewe ntabwo ngewe nshaka kukurakarira rwose pe, ati rwose simbishaka, bityo rero ndagira ngo wiyubahe aka kanya. Nge nakubwiye mbere ko ngewe nta mubano nshaka uwo ari we wese hagati yanjye nawe, none se nukubera icyo urimo kumpangayikisha ubundi. Undavuga ati tuza mukobwa Clara, tuza relax, tuza ariko nyagasani amwiriye ni umurinzi mushyashya w'amarembo ahangaha ibwami. Amubwira ati reka tugerageze kuko
nuko nakumvise pe, basi reka tugerageze. Undi avuga ati ndakwiyamye, nta yandi magambo nshaka aguturutseho wa gasore we, please ndakwinginze va ahangaha, reka kuntesha umutwe. Undi akomeza kumwinginga, Clara nawe abonye bimutesheje umutwe acaho aragenda. Ni umusore Okoro mushyashya waje nk'umusekirite cyangwa se umurinzi w'ibwami, yasigaye arimo kubitekerezaho. Akangaka kitwa ngo Igikomangoma cyihinduye umurinzi w'ibwami kugira ngo arebe umukobwa ushobora kumukunda. Nuko nguko mba nakazanye cyane, ndetse nkubwira ngo uramutse ushaka kwiyambarira inkweto za makeya cyangwa se nyine ku giciro gihendutse, ni hariya hirya mu mujyi ukagenda ku muryango wa F60 downtown, cyangwa se ugahamagara kuri 0780128299. Umuntu ukwitabye cyangwa se waba wagiye ku muryango nyine F60 ukamubwira ati ngiye ancestor inyase ni unyohereje mpa inkweto kuri makeya uzaza kunshimira nyuma. Sasa yaje ahangaha ku ruhande ari kumwe n'abandi basore, ndetse bari kumwe n'ukuriye abandi nyine wa musore ucyo umusekirite. Ati mumbabarire cyane kukuba mbahamagaye ahangaha bavandimwe banjye, ariko hari ikintu nshaka kudiskita namwe rwose, nshaka ko tuganiraho, ndetse kandi icyo kintu kirampangayikishije cyane ntababeshye. Abangaba barebana. Ati nibijyanye n'uriya mukobwa Clara. Uca araseka ati uyu mukobwa Clara ndamukunda cyane bya nyabyo, ikirenze n'ibyo ngibyo uyu mukobwa yantwaye buri kintu icyo ari cyo cyose kindi mwo pe, singiye kubabeshya, kandi ntabwo uyu mukobwa nshobora nyine kumwikuramo. Aka kanya mu ndeba ndacanganyikiwe cyane nyagasani. Udavuga ati gaye mugenzi we, nese urahangaha kwiruka ku bagore koko, nese urahangaha kwiruka ku bagore koko wa musore Udavuga ati gaye, nta nubwo ngendimwe kubasha no kugusobanukirwa n'undi mugenzi we, sindimwe kugusobanukirwa rwose Okoro. Ati n'icyumweru kimwe kitaranuzura uje ahangaha muri iyi palace, none aka kanya watangiye guta umutwe cyane uwutereye umukobwa cyangwa se umugore koko. Uca mureba avuga ati irebe koko, irebe rwose. Umusore Okoro avuga ati rwose ntabwo nataye umutwe, ngiye nuko uyu mukobwa mukunda cyane, kandi ndashaka ko uyu mukobwa namugira umugore wanjye. Abandi bavuga ati hey ni uce oh no Okoro harya ngo izina ryawe ngo witwa nde? Uyavuga ati yitwa Okoro. Yego ni Okoro. Ati Okoro rero umva, reka nze nkubwire aka kanya, reka nze nkubwire Okoro, ndagira ngo ubyuke muri izo nzozi urimo nonaha, kuko izo nzozi ntabwo zizagufevaringa, ntabwo zizerekeza mu ruhande rwawe cyane rwose. Undi nawe wamubwira ati wa musore we Okoro, byaba byiza aka kanya ubyutse muri izo nzozi urimo ukareka kurota. Reka nze nkubaze ikibazo kimwe rero, none se wewe wigeze utekereza kuri background yawe cyangwa se ngo utekereze aho ukomoka nyine? Oya, imagine wowe urimo gusanga uyu mukobwa Clara w'icyoki twese tuza ahangaha, ni ibintu bitandukanye cyane, nta hantu muhuriye wa musore we. Kategori yawe noneho n'uriya mukobwa uri classique cyane, uri classe, nta hantu bishobora guhurira, tuguciye intege rwose cyane. Nushake uyu nguyu aramubwira ati uretse n'uriya mukobwa Clara, ahubwo abaja bose bahangaha bo muri ubu bwami cyangwa se muri iyi ngoro, ndagira ngo nkubwire ufate advice yanjye cyangwa se nguhereze inama, wikwirirwa witesha umutwe cyane urimo kujya aho ngaho ngo ushaka umukobwa, kubera ko ikintu uzakuramo ni igisebo gusa, igisebo cy'ubuzima bwawe rwose. Ndetse ibyo bintu none bitangire, ahubwo ntugende wijyayo, bireke rwose, bireke. Uyavuga ati rwose iyi nama ni nziza. Rero urabona buriya abantu b'abakobwa n'abantu b'abagore bari unpredictable, ni abantu nyine udashobora gupredictinga ngo umenye ngo ni iki agiye gukora. Ndetse kandi nk'uko aba bagenzi bawe babivuze, ntabwo uzigera usobanukirwa umuntu w'igitsina gore rwose. Ibyo ngibyo ntabwo ushobora kuba predictinga, ni senkani 50-50. Ubwo nyine senkani bikaba bishobora gukora, iyindi senkani bikaba bishobora no kudakora, ariko ibyo ari byo byose bivuye mu myanzuro y'ibyo ngibyo rwose. Ubwo nyine ubwo ube witeguye neza cyane kubiryoherwa cyangwa se kubitestinga. Oyo ndo amubwira ati ucerekera aho ngaho gushuka uyu musore Okoro, rekera aho ngaho kumushuka. Ati reka nza nkubwire rero, byaba byiza igihe cyawe ugikoresheje warangiza ugakora ikintu cyiza wa musore we Okoro. Ntuvuge ngo ntabwo nigeze nguhereza agasopo cyangwa se ngo nkuburire. Uyu musore Okoro yaruhukije umutima avuga ati oke, ni byiza cyane ba brother banjye, ndetse kandi aka kanya nabumvise rwose, ndetse kandi murakoze cyane kuri izo nama mungiriye.
ndazumvise neza cyane abamureba. Ariko nyine ikintu kimwe nshaka kumvisha ahangaha cyangwa se mugomba kumva byanga byakunda nuko uyu mukobwa Clara ngomba kumushyingirwa nkamurongora, ndetse kandi mwese munabimenye aka kanya ko ubukwe bwanjye muzabwitabira nyagasani. Nikingirwa uyu mukobwa Clara, nubwo mwanze kungira inama cyangwa se mukambwira n'ibindi murimo kubirwanya, mwese ubukwe bwanjye muzabwatendinga, muzabwitabira. Aranamwenyura cyane, nabo baraseka cyane ati yego rwose murabibona nkaho ari ibintu bisekeje, ariko ubukwe bwanjye na Clara nindamuka murongoye cyangwa se nimurongora muzabwitabira. Ahita ava ahangaha bamubwira bati wataye ubwenge, undi avuga ati wibuke ko nta magambo mabi aranga. Bacaho baragenda. No murinzi mushyashya w'ibwami, hanyuma se uko nguko wambaye ni gute wamureze aho ngaho? Ambara neza cyane, ni uce niwe ugenga abarinzi bahangaha. Sasa Clara yaje ahangaha ku ruhande, mushobora kwimagina kiriya kigoryi ngo ni akoro kirashaka kubloka igeno ryanjye nyine, ngo that idiot wants to block my destiny. Nyine ubwo ni ukuvuga ngo aramutse wenda agiranye umubano nawe yaba aborotse igeno rye, kandi uyu mukobwa Clara yumva ko igeno rye ari ryo gukundana n'igikomangoma. Nibyo yaje kubwira abandi bakobwa ati okoro, ati rwose niko bimeze, ati niwe ndimo kuvuga, ati igeno ryanjye ndimo kuvuga nuko igikomangoma ari ryo geno ryanjye, ndetse noneho kiriya kigoryi kikaba gishaka kuriboroka rwose. Yavuga ati sorry nyihanganira gatoya, niba igikomangoma ari ryo geno ryawe se, hanyuma se igeno ryanjye ni irihe? Cyangwa igikomangoma we ni iki kuri njyewe? Undi avuga ati ni in-law wawe, azakubera muramu wawe. Bose uko barahangaha bavuga ngo igikomangoma ni icyabo. Ati bakobwa, njye ntabwo nzi ibintu urimo kuvugaho wa mukobwa wa Clara aka kanya, ariko nyine ndabizi neza cyane ko ari njyewe uzarota uriya musore ntsindiye amanota, cyangwa se ari njyewe mutsindiye akaba umugabo wanjye, kandi niwe ugiye kuza akambera umugabo wanjye, yarangiza akamfata. Singewe uzarota ahubwo. Bamureba ati rwose wa mukobwa ntabwo ndimo kubasha kubyumva. Ni Clara sindimo kumva nyine, ntabwo ndimo kukumva neza ibintu urimo kuvuga none. Nari naratekereje ko wowe ukundana na Tobi. Yavuga ati none niba nkundana na Tobi se, none se wowe nkubajije opinion yawe icyo bitekerezaho, ibyo birandeba. Afite Tobi bakundana ariko ategereje n'igikomangoma. Abakobwa bamugani ni ikindi kintu. Ati oya, bino bintu mureke mubivemo rwose mwa bakobwa mwe. Ni Clara, wowe urafashwe cyangwa se warafashwe, bityo ugomba kuvamo, ndetse uri engaged, bityo rero ibyo ngibyo bivemo rwose. Ndavuga ati oya byanga byakone. Ati mwumvise amagambo uyu mukobwa avuze, muramwumvise? Ndavuga ati oya, ese ubundi ni ukubera iki turimo kurwanira n'umuntu ubundi utanabizi ko tunabaho, ahubwo kuki twarwanira umuntu utanatekereza cyangwa se utanatuzi? Hoya, bino bintu tugomba kubihagarika rwose. Ndavuga ati anti ni Clara, anti igikomangoma kirabizi ko mbaho aranzi, ndetse kandi byanga byakunda igikomangoma gishobora kuba cyarabonye amafoto yanjye muri telefone ya sister uwe nyine akaba yarambonye muri telefone igikomangoma kazi, ndetse kandi ibyo ngibyo ubimenye unabimenyere ahubwo. Bamubwira bati reba Clara, aka kanya reka nguhereza inama nziza nka sister wawe mwiza, ndetse kandi nkaba ndi inshuti yawe, ni mugenzi we. Niba uzi ikintu kigukwiriye cyangwa se ukamenya ibyiza kuri wowe, byaba byiza uramutse ugiye ugasanga uriya musore okoro, warangiza ukamusaba imbabazi, warangiza ukemera proposal ye, kubera ko nanjye uko nguko urimo kundeba rero mbona ngende kize ahangaha ukuntu meze rwose, ngewe nta muntu ushobora kuntwara igikomangoma cyanjye n'iyi myitwarire yanyu, cyangwa se namwe muri ahangaha rwose. Uyavuga ati umva Imana izaguhana rwose. Undi nawe uragakubitwe n'inkuba, thunder will fire you. Aya uragakubitwe n'umuriro, uragakubitwe n'inkuba icuri 10, bararwana. Ati nawe wabitangiye byose, niwe wabitangiye rwose. Ni Clara ati kizi nawe wabitangiye rwose. Ati oya mwese ni muceceka aho ngaho, ni mutuze, mwahagaritse ibyo bintu rwose, ni mubihagarikaga. Ese ibyo ngibyo murimo ni ibiki ubundi? Ibyo ngibyo murimo ni ibiki? Uyu ngo yavuga ati Clara, uyu mukobwa ikizi niko yitwa nyine, niyo mpamvu akunda kuvuga ngo kizi mu mwenyura. Kizi ahangaha ibyo arimo kuvuga ni ukuri. Uyu witwa Kizi avuga ati mumubwire rwose. Ati yego niko bimeze. Ati se ni ukubera iki ushobora kurwanira umuntu utarigeze anakubonaho
na rimwe kandi ufite umuntu wiringiye cyangwa se wizeye ko kuba yakora buri kintu icyo ari cyo cyose ngo akurwanire. Uriya musore Okoro aragukunda cyane ndetse kandi ndanatekereza mwembi muri perfect match, wowe na Okoro murakwiranye cyane. Karara areba ati yego rwose uko nguko ni ukuri ari cyiza, ariko amubwira uko nguko niko kuri. Ati yego rwose, bose bahita bamubwira ati yego Okoro ni mwiza ndetse kandi byakubera byiza wa mukobwa we kubw'inema y'Imana. Amaso yawe uramutse uyakuye kuri kiriya gikomangoma tutanazi nawe kitakuzi, ase ikibazo cyawe ni ikihe wa mukobwa we Clara? Uyu avuga ati nese mwebwe ntabwo muri abakobwa. Oya nese ntabwo uri umukobwa nawe ni Clara, nese nukubera iki namwe mutagenda ngo musange uriya Okoro mumubwire ko mumukunda ndetse kandi munanyizere azabakunda namwe, nimugende namwe mumubwire ko mumukunda azabakunda. Oya avuga ati oya ngiye ibyo ntabwo nabikora mugenzi, oya ngiye sinabikora. Ati urabizi rwose. Bityo rero hari imvugo ivuga ko iyaba Muhamadi ngo ni imvugo ivuga ngo iyaba Muhamadi atarigeze ajya ku musozi, umusozi wari kugenda ukisangira Muhamadi. Madamu genda kuri Okoro nawe umubwire kandi nyizera ari buze kugukunda, rero nawe ari buze kugukunda. Oya avuga ati nese niyo yamukunda rero uyu mukobwa niyo yagenda akabwira Okoro, ariko urabizi ko afite dignity nk'umugore, afite icyubahiro nk'umukobwa cyangwa se umugore nyine. Oya avuga ati uravuze ngo dignity, icyubahiro rwose, uvuze mbese ko atagenda ngo umwibwire. Ati kize aka kanya reka nkubaze ikindi kibazo kimwe cyonyine ni Clara, ese igikomangoma kiramutse kije ahangaha kandi ukaba ufite amahirwe yo kuba wacyegera, ntabwo ayo mahirwe ushobora kuyagerageza se? Ngaho nsubiza. Oya avuga ati hanyuma se kubera iki yabikora ibyo ngibyo? Clara avuga ati nese koko urimo kumbaza ikibazo bya nyabyo, urambajije icyo kibazo bya nyabyo? Undi avuga ati mureke mbabwire guys, mureke mbabwire, reka mbabwire rero njye ntabwo nshobora kwicisha amazi ni mugenzi we abanga we, sinshobora kwicisha amazi na gatoya kukuba ngiye ngo ngende nsange umusore uri hariya. Byibura ikintu cya danje nshobora kumukorera kirenze ni ukumuhereza green light, kwa kundi werekana ibimenyetso bigaragaza ko byibura ushobora kuba ubishaka ndetse kandi atagaruka igihe namuhaye green light. Ubwo nyine ibyo ngibyo bikamureba agakomeza ubuzima bwe uko ashaka rwose. Ariko nanone njye ntabwo meze nkawe wa mukobwa we Clara wasariye umusore utanagukunda, utanakwitayeho ndetse kandi utanakureba ahubwo atanakuzi. Oya avuga ati hanyuma si ibyo ngibyo ni gute bikureba kandi? Ati yego rwose ni business zanjye. Undi avuga ati ni gute biri business zawe? Si ni Clara ati njyewe uwo nshaka mba mushaka ndetse kandi niba ugenda ukamukunda Okoro wawe murimo kuvugaho ukabona mwitayeho, genda umusange, ibyo birakureba. Uyu nguyu abwira Clara ati ugomba guterwa isoni nawe cyangwa se ipfunwe nawe, ugomba guterwa isoni nawe. Koko ntugira n'isoni ahubwo mbega umwanda we. Bano batangira gushwana cyangwa se banatongana nyine tu bapfa ko uyu mukobwa ashaka igikomangoma ndetse kandi akaba yaciye amazi uriya musore Okoro ni umurinzi mushyashya waje inaha. Sasa abarinzi baje kwicara ahangaha ku ruhande. Uyu nguyu avuga ati Okoro reka nze ngire ikintu nkubwira. Ati uriya mukobwa Clara ntabwo ari type yawe, nyine ntabwo ari uwawe ndetse kandi ntabwo akugenewe uko byagenda kose. Ati nese ntabwo urimo kureba uriya mukobwa ngo ni Kizi uburyo aba kwitayeho cyane, bura uriya mukobwa Kizi aragukunda cyane. Njye wowe nagenda ngasanga uriya mukobwa Kizi uko byagenda kose, cyangwa ntabwo wari wabibona? Uyavuga ati mbona ibikise, mbona iki rwose ati mbona iki? Ushatse kuvuga ngo nabibona mbona iki nyine? Ati mva nkubwire njye ibyo ngibyo urimo kuvuga ngo nagakwiye kuba nabona, ntabwo nari nabibona, sindabibona. Niyo naba narabibonye uriya mukobwa Clara niwe mukobwa nshaka, apana uriya Kizi. Ngenda bizi ikibazo ahubwo nuko uriya mukobwa Clara arimo kwanga kunyakira ndetse kandi ntabwo nzi ibintu bijya mbere ahangaha rwose. Oya avuga ati Okoro nese basi ushobora guhagarara aho ngaho cyangwa se guhagarika ukubiba ahantu utazigera usarura cyangwa se guhinga aho utazigera ukura umusaruro, nase ntabwo urimo kubasha kubibona ahubwo. Uyu musore Okoro avuga atararero aka kanya mbasabye imbabazi zo kuba ngiye kubatenguha cyane my brothers. Ngiye nzakomeza guhinga cyane mbibe cyane kandi munyizere umunsi umwe bidatinze nzasarura ibi ihingwa byanjye nabibye aho ngaho murimo kuvuga rwose. Oya avuga ati Okoro uzi ikintu kimwe rukumbi ntajya ndyoherwa kuri wowe cyangwa se nyine tu ukuntu umeze bitameze neza cyane, wigirira ibyizere byinshi cyane. Over confidence ni kimwe muri ibyo bintu kandi nicyo kibazo ufite wa musore we. Twebwe tubizi neza cyane ko Clara ari kukubwira
akakubwira ko atakwigera agirana umubano nawe. Uri ahangaha urimo kutubwira ngo tukwizere ngo umunsi umwe ngo ibihingwa byawe uzabisarura. Mu wuhe murima se? Oya, mu wuhe murima urimo kuvuga? Oya, avuga ati oya, mubimworohereze, ni mubimworohereze rwose. Ati buriya ibintu bitakorera Salomo bishobora gukorera Emeka rwose. Ati rwose aka gasore karacyari gato yo muri karike kidagadura. Oya, avuga ati hanyuma se uwo muhate murimo kumpereza ni bwoko ki? Ni okoro. Ati uwo muhate murimo kumpereza ni bwoko ki rwose? Barahanga barimo kuganira. Wa mukobwa ngo witwa Kizi nuko nguko yaje ahangaha abasanga abitegereza cyane. Hanyuma se ni biki bijya mbere ahangaha harimo kubareba? Ati nyine mwebwe basore ni biki murimo kuganiraho nyine? Uyavuga ati amebo. Ati amebo. Ati ibyo turimo kuganira ahangaha rwose nta na kimwe kikureba wa mukobwa w'ikizi. Amureba rwose. Uyu nguyu Kizi aza yegera gake gake avuga ati okoro we, nese ko nari nkuzaniye kano gapome. Bose bari kumubwira ngo uyu mukobwa ngo amwitaho cyane ngo amwitaho byadanje, bari kumubaza niba ibyo bintu atabibona. Arabareba bose bahita biraza inyanza bareba iyo ruguru ngo batabibona. Akira ariko ngo kano gapome rwose. Ati urakoze cyane. Ati urisanga ni umukobwa uri ahangaha ndetse arangije ahita acaho aragenda. Bano basigaye barimo guseka. Ati urabibona, uyu mukobwa niwe twakubwiraga, akwitayeho cyane, rekeraho ngibyo kwiruka ku mukobwa utagukunda n'ibiki byose. N'ibiki byose ibyo byarabaye ni ahangaha ibwami, ndetse abasekirite baba bari mu kazi kabo barinze cyane, n'abarinzi b'ibwami. Ahangaha ku ruhande wa musore uce nyine ucunga ahangaha cyangwa se ukuriye abarinzi bahangaha ibwami, nuko nguko yasohotse arimo kwitegereza impande n'impande, areba yitegereza ariko avuga ati ariko se shahu, ese umusore okoro ari hehe nonaha? Okoro ari hehe? Mugenzi we avuga ati ntabwo nzi ahantu okoro aherereye. Okoro ntabwo ari ahangaha nyagasani. Uyu nguyu abitekerezaho cyane ni uce. Ati ntabwo uzi ahantu okoro aherereye rwose. Ati yego niko bimeze. Ati ntaribi, naramuka agarutse uhita umenyesha. Okoro nagaruka ahangaha muri izi nshya rimwe kugaragara uhita umenyesha. Acaho aragenda nyagasani. Umusore ntabwo ari ahangaha mu nshingano ze cyangwa se mu kazi ke. Igihe cyaragiye, sasa ahangaha n'ubundi ibwami. Hano hari umusekirite nyine wasohotse mu nzu bisanzwe arimo kwirebera bisanzwe, ndetse na uce nuko nguko yaje amukurikiye. Bakira ahangaha arimo gusohoka, uyu musore okoro nuko nguko yaje ngo haraho yari yagiye, ndetse ahura na uce ahangaha mureba nabi cyane. Ati nari nasohotse hanze ndimwo kugira ngo mpe ndeba ince ndeba ukuntu hagiye hameze. Ni okoro nyagasani. Ati wari wagiye hanze kugira ngo urebe ukuntu hameze rwose? Uce amureba. Ati ninde waguhaye uruhushya se rwo kubikora? Ninde? Ati kubera iki turimo kumvugisha? Ninde waguhaye uruhushya? Ndi kukubaza ninde waguhaye uruhushya rwo kugenda hanze ngo ujye kureba? Ati okoro ndacyakubaza ikibazo kimwe, ninde waguhaye uruhushya? Kubita uruki wa muginga wasaze warasaze. Ninde waguhaye uruhushya ko aricyo ndimo kukubaza? Pfukama hasi nonaha nyagasani. Uyu uce atangira kunyuzura uyu nguyu. Ati pfukama hasi wa muginga we, nibyo ndimo kukubwira. Umusore okoro ni umurinzi mushyashya ngo nta n'icyumweru aramara ari gukora ibitangaza inaha muri izi nce. Yapfukamye hano hasi, undi nawe amwitegereza cyane. Wowe urasohoka uko wishakiye sha. Arwanye na byinshi. Ati iyi ngiyi ni inshuro ya nyuma cyangwa se ni gasopo ya nyuma. Ntabwo ushobora kuva ahangaha cyangwa se uri buze kuva ahangaha muri iyi mbuga upfukamyemo ntabizi, cyangwa se uri buze kuhabwa umupfukamye mpaka kugeza igihe nkubwiriye ko ugomba kuhava. Uce arangije ahita acaho aragenda. Ati ukora ibishoboka byose, abwira uyu murinzi urahanga, ukora ibishoboka byose uriya musore okoro ahaguruke hariya ari uko ngewe mbizi nyine, cyangwa se ukomeze kumucunga. Ako kanya wa mukobwa Kizi nuko nguko yaje atunguwe cyane amureba. Ati hanyuma se no kubera iki upfukamye ahangaha kuri iri zuba ririmo kumena imbwa agahanga? Ni iki wakoze rwose? Okoro avuga ati ngiye nta kintu nigeze nkora. Ati kubera ko gusa ngo nagiye hariya hanze nasohotse ahangaha. Ati wagiye hanze gukora iki rero sasa? Aho tuvuga ati ngiye nagiye hariya hanze kugira ngo mbe ndebe ukuntu hameze nyine, mbe ndi kuhatembera. Uyavuga ati ntabwo wabibwiye uce rero mbere yo gusohoka, ntabwo wigeze umumenyesha. Uyavuga ati nase ngomba kumubwira buri gihe cyose nsohotse hariya hanze, nese iyo niyo mpamvu anankubise n'urushyi ahubwo? Uyavuga ati okoro. Ati babikubwiye ukigera ahangaha ku itangiriro ko
ko utagomba kuva hanga. Undi avuga ati oh please ndakwinginze none atangire n'ibyo ngibyo rwose. Icyo nshatse kuvuga njye ibyo ngibyo nta muntu wigeze abimbwira. Uyavuga ati umunsi wa mbere uza ahangaha muri interview barabikubwiye ko nta muntu ugomba gusohoka ahangaha muri palace atamenyesheje cyangwa se ngo ahabwe uruhushya. Ibyo barabikubwiye. Uyavuga ati well njye nsabye imbabazi ariko nyine nsabye imbabazi ariko none se biriya nibyo bimuhereza uburenganzira bwo kuba yanankubita aka kanya nk'uku nguku. Uyu mukobwa Cyiza avuga ati ibyo ngibyo ugomba kubibwira uriya musore uce, ntabwo ari njye ugomba kubibwira. Nyagasani amureba ati sori kandi acaho aragenda. Uyu nguyu asigara apfukamye ahangaha, bigaragara ko uriya musore uce atabimworohereza. Arangaha ni nako n'uyu Clara yatambutse ahangaha aramubona arangije arimyoza acaho. Nibishake azanana amureba nkawe koko nkawe utanagize n'icyo umaze ahubwo yicara baragenda. Umurinzi amubwira ati vanga agenda byo kwimyoza uri kwimyoza ahangaha. Ako kanya hari ihoni ryavuze ku marembo ndetse Okoro arabyumva. Ni imodoka yinjiye ahangaha ndetse uyu musore uce yahise asohoka yumvise imodoka aza gakeya cyane. Uyu nguyu nawe amureba afite n'ipfunwe ryinshi bamupfukamishije, umuntu w'umugabo mugenzi yamupfukamishije. Ako kanya igikomangoma akazinuko nguko cyaje ati nese nukubera icyo upfukamye aho ngaho ninde wagusabye ngo upfukame aho ngaho. Uyavuga ati ndagusuhuje igikomangoma kazi cyanjye. Ahita baza uce ati wasabye uyu musore kugira ngo apfukame hano hasi? Ndimo kukuvugisha aka kanya uce ndimo kukuvugisha. Arakaye cyane ako kanya. Umugore yaturutse ku ruhande avuga ati adeze tuza ariko genda mu nzu nonaha Nyagasani undebere. Igikomangoma kazi cyari gitonganyije uyu musore uce ko yapfukamishije uyu musore ahangaha. Umwami kazi araza ahita byivanga amavuga ati genda mu nzu nonaha Nyagasani. Hano sinzi ukuntu bimeze. Uce yasigaye ahangaha ndetse asigarana ati nibiki bijya mbere ahangaha ari umwami kazi. Uyavuga ati mwami kazi wanjye uyu musore yasohotse ahangaha muri palace atamenyesheje ngo muhereze uruhushya. Amureba umwami kazi nawe amureba. Umwami kazi avuga ati hanyuma se wari wagiye hehe wa musore we? Okoro avuga ati mumbabarire cyane mwami kazi njye nari nagiye hanze nyine kugira ngo mbe ndi gutembera ndebe ukuntu hameze. Amureba ati none se ntabwo ubizi cyangwa se ntabwo bigeze bakubwira ko gusohoka ahangaha muri iyi ngoro cyangwa se ibwami nyine muri palace udafite uruhushya ari icyaha, offense nyine. Uyavuga ati nsabye imbabazi mwami kazi wanjye ndetse ibyo ngibyo nari mbizi ariko nyine nari nibagiye kubwira uyu musore uce udukuriye ahangaha. Uyavuga ati uravugisha ukuri? N'umwami kazi uravugisha ukuri? Ati wake ntaribi rwose. Aramwenyura arangije ahita acaho aragenda aranabyihorera. Uce bamuhereza uburenganzira bwo gukomeza amupfukamishije ahangaha. Uce avuga ati ninshake cyane rwose. Aranimyoza arangije aranacira. Wakigoryiwe ndakwanga cyane idiot I hate you. Yasubiye inyuma ariko arimo kuvuga ati ndakwanga cyane Nyagasani. Acaho aragenda Nyagasani ati ukora ibishoboka byose uriya musore akomeza apfukamye hariya hantu ntahave uko byagenda kose ntaze kuva hariya hantu. Undebere igihe cyaragiye. Uyu musore yaje Okoro kureba Clara amubwira ati Clara ndakwinginze reba ati aka kanya ntabwo ndimo kukuza cyangwa se nza ngusanga kugira ngo njye nawe tugirane ubushuti. Ntabwo ari ubushuti nshaka. Njye nshaka gushyingiranwa nawe kubera ko ndagukunda cyane birenze urugero. Amureba ati wavuga yego kuri proposal yanjye nindangiza ndi buhite nze kureba ababyeyi bawe rwose duhite dukora ubukwe. Clara arikanga cyane avuga ati buretse gatoya none se iyi niyo mpamvu umpamagaye ahangaha kugira ngo njye nawe duhurira ahangaha? Amureba ushobore kuba uri umusazi ahubwo wa musore we. Ahita cyane agiye kumufata ati Clara kubita urushyi ntukankoreho wa muginga we. Ati ntuzigere nanone muri ubu buzima wongera kunkozaho ibyo bitoki byawe byanduye ndakwiyamye cyane idiot. Wakigoryo irebe se ahubwo wirebe cyane. Umusore Okoro arimo kwinginga umukobwa none umukobwa yamubereye ibamba ngo ategereje igikomangoma. Yego uyu musore yasigaye ahangaha arimo kubitekerezaho ndetse ahangaha ku ruhande Nyagasani hari uwaturutse avuga ati Clara ari guhamagara ati nese icyo kigoryi cy'igikobwa ngo ni Clara kiri hehe? Clara yaturutse ahangaha ku ruhande azavuga ati yego ndakumva igikomangoma kazi cyanjye. Ati none se wasaze wa Nyagasani igikomangoma kije gutonganya uyu mukobwa Clara wasaze.
none se nukubera iki uriya musore wamukubise urushyi? Igikomangoma kazi nyine kiba kirimo kurwanira uriya musore Okoro w'umurinzi mushyashya w'ibwami, kubera iki wamukubise urushyi? Uyavuga ati nukubera iki wamukubise ako kanya. Hari uwaje avuga ati oya adeze, nuwaje ahamagara igikomangoma kazi avuga ati wa mukobwa we adeze, ndetse n'uyu musore Okoro aturuka hariya ku ruhande. Karara avuga ati nase ushobora kwimagina ko uriya musore. Hari uwaje avuga ati tuza ndagira ngo mutuze, ni umwami kazi. Uyu musore ibintu byose arimo kwisangamo, igikomangoma kazi kirimo kubyivangamo, ndetse igikomangoma kazi cyajya kwivanga, umwami kazi nawe agahita aza ati nimutuze rwose. Uyavuga ati oya mada, ntabwo bishoboka. Uyu mukobwa Clara agomba kumbwira impamvu yakubise urushyi uyu musore Okoro ahanga. Uyavuga ati adeze wa gakobwa we nyagasani, ndavuze ngo genda mu nzu nona, injira mu nzu nona igitaraganya. Igikomangoma kazi kirikubita gicaho kiragenda, umwami kazi akabyivangamo. Hano hantu harimo akantu nyagasani. Uyu mukobwa Clara yasigaye ahangaha, ndetse umwami kazi yegera imbere gakeya cyane. Uyu musore yunamira umwami kazi avuga ati ndagusuhuje mwami kazi wanjye. Ati nibiki bijya mbere ahangaha se? Ari umwami kazi, nibiki bijya mbere? Umukobwa Clara avuga ati mwami kazi wanjye, ati uyu musore uri useless w'ikigoryi cyane, kuva yaza ahangaha muri iyi palace ntabwo arimo kubinyorohereza rwose, arimo kunyavansaho, ndetse kandi ngiye namubwiye ko ngewe ntashaka umubano nawe, ndetse kandi mubwira ko ntashishikajwe nawe, byose ibyo ngibyo narabimubwiye, ariko akomeza kunkurikira ahantu ari hose nigiriye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndetse uyu munsi yampamagaye hariya inyuma mu mbuga, yongera kumbwira ibyo bintu rimwe akunda guhora asubiramo nanone, agenda bimbwira buri gihe icyo ari cyo cyose. Umwami kazi areba amureba, ati ngiye nashakaga kwigendera nyine, ibyo ngibyo arimo kumbwira kugira ngo simbyumve. Noneho arangije aramfata ahubwo ankozaho ibiganza bye. Ubwo rero ntabwo nzi uburyo namukubise nyine mwami kazi wanjye, mumbabarire cyane, sinzi uburyo urushyi rwagiye rukamwisangaho. Reba ku ruhande, ndetse umwami kazi avuga ati none se ibyo ngibyo nibyo byabaye koko bya nyabyo? Uyu nguyu avuga ati yego mwami kazi wanjye, ni umusore Okoro. Yego mwami kazi wanjye, ariko ukuri guhara ahangaha nuko ngewe ntabwo uyu mukobwa nari ndimo kumwavansaho cyangwa se kumera nk'umwihatirijeho nyine kugira ngo ngiye tumpatirize ku kuba twaba inshuti. Ngewe uyu mukobwa namubwiye ko mukunda cyane bya danje, nkaba nshaka gushyingiranwa nawe, uko nguko niko bimeze. Clara avuga ati ariko ngiye nakubwiye ko ibyo ngibyo ntabishaka. None se umuntu agomba gushyingirwa ku ngufu? Ntabwo wareka ibyo ngibyo umuntu akiberaho mu mahoro? Umwami kazi avuga ati uramwumvise se? Uramwumvise? Mariage ntabwo ari ku mbaraga, ndetse rwose si imbaraga, ntabwo ari ibintu bahatira. Areba, ndetse na Clara aramurema ati kandi reka nizere ko ibi ngibi bitazigera byongera kuba wa musore we Okoro, ameze nk'urimo kumuburira. Reka nizere ko ibi bitazigera byongera kuba. Umusore avuga ati yego mwami kazi wanjye, ntabwo bizongera kuba. Ati ngaho nimusubirire muri duty poste zanyu, mugende mu kazi rwose. Ati yego mwami kazi wanjye. Ndetse uyu musore Okoro nuko nguko yatambutse gakeya cyane abatambukaho. Baramubwiye ngo ntabwo ari ku ngufu, ndetse uyu nguyu nawe aramubwira ati ngaho genda ujye ku nshingano zawe. Umwami kazi abyivanzemo, nyuma yuko igikomangoma kazi nacyo cyari kibyivanzemo, acaho aragenda. Ibyo ngibyo byarabaye kuko ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi, kuko baba bafite babyumva. Urukundo mbakunda ni nkihwa, bafite ku mutima cyane. Amazina yanjye ni Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane, nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Ciao ciao.